Yesu Kristo nashimwe bene data bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 24 n'umurongo wa 14. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Imana yo mu ijuru ikomeze itugirire ibambe, Imana itugirire neza. Bene data bavandimwe, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, imperuka izaza nyuma y'uko ubutumwa bugera ahantu hose. Kandi uyu munsi dufite ibimenyetso byerekana ko ubutumwa buri kugenda bukwira ahantu hose. Abantu bose bari kugenda babasha kumva ubutumwa bwiza. Kandi uyu munsi ntukwiriye kuyoba, kuko imperuka izaza nk'uko byavuzwe. Imperuka si inkuru y'agahinda bene data, ahubwo ni inkuru y'ibyiringiro, ni inkuru yo kongera kubaho. Kandi imperuka izaza igihe ubutumwa bumaze gusakara ahantu hose mu bihugu byose ku isi hose. Igihe cy'Imana si nk'icy'abantu, bizatinda bigere, kandi ubyizere ubyiringire. Bene data, buri munsi tuba twiteguye, kubera ko uko umunsi ugenda uvaho niko tugenda dusatira n'ibihe bya nyuma. Icyo Imana ishaka ni uko bose bamenya ukuri, ubundi imperuka igahera kwikaza nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Bakundwa bene data, rero gutinda kw'imperuka niko gukizwa kw'abantu benshi. Uyu munsi nawe birakureba kugira ngo wihane kandi ukizwe, kuko igihe kiri bugufi nk'uko ijambo ribitubwiye. Imperuka rero izagera, ubwami bw'Imana buzaza, kandi ubutumwa buzaba bwarakwiriye ahantu hose. Uyu munsi urasabwa gukizwa kugira ngo nawe uzabe mu banyamahirwe. Ubuhamya bugenda butangwa henshi bwo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Iyi si yacu rero izavaho, kandi Yesu azima ingoma. Rero agakiza nakawe ko kugira ngo wihane uzabashe nawe guhagarara udatsinzwe n'urubanza. Mbese itangazo riri kugenda rikwira ahantu hose, rivuga ngo buri wese niyihane mu ruhande rwe kugira ngo azabashe kwemerwa n'Imana. Kandi ibimenyetso bigenda bigaragara, kuko ubutumwa buravugwa ahantu hose, ku maradiyo, ku mateleviziyo, ndetse n'ahandi hose hashoboka. Ijambo ry'Imana rigenda rikwirakwira, uretse ko abantu bamwe badashaka kuryumva, cyangwa se baryirenza, bagakurikira ibihuje n'irari ryabo. Ariko uyu munsi wa none, mwene data muvandimwe, nawe nahawe kugira ngo uha agaciro ubutumwa bwiza, kuko iherezo rya byose riri bugufi, kandi umwami wacu Yesu azaza ntabwo azatinda. Mwitegure kandi uha agaciro ijambo rye, kuko niryo rizagukiza, niryo rizakubohora. Bene data bavandimwe, rero gira ibyiringiro, nkubwira ngo ububasha bwa Yesu Kristo buriho kandi buzagaragara, kandi azagaragaza icyo ashoboye mu isi, kuko ashoboye ibintu byose. Aravuga bikaba, kandi yategeka bigakomera. Rero ntuterwe ubwoba n'ibyo ubona, kuko Yesu kuza ko azaza. Gira ibyiringiro rero, kandi ugira ibyiringiro bifite ubugingo. Kandi ntiwihebe, kubera ko gutabarwa kurahari kandi kuzaboneka. Imana yo mu ijuru ikomeze ibaho umugisha. Bene data bavandimwe, rero twasezeranijwe ubugingo, kandi tuzabubona, kuko Yesu ni umwami utabeshya. Imana yacu irakomeye, ishobora byose, nta na kimwe itakora mu byo yasezeranye. Bene data, rero mwebwe mwahamagawe, mwebwe muri mu muhamagaro muzima, mwebwe muri kwizera ijambo ry'Imana, mwebwe muri gusenga, mukwiriye gusengera na bene so bandi bari mu bihugu bitandukanye, cyangwa se nabo muzi, kugira ngo nabo bazaragwe ubwami bw'Imana, bazaragwe ubugingo. Uyu munsi rero ukwiriye kwihangana, ukihanganira mu gakiza, ukihanganira mu ijambo ry'Imana. Yesu Kristo nawe ni umunyarukundo, azaza gufashe niwemera kumugandukira, ukihangana kubana nawe muri iki gihe cy'iyi minsi imeze gutya. Bene data bavandimwe, rero
Uyu munsi ukwiriye kwirinda, ukarinda ibyawe, ukarinda ubuhamya, ukera imbuto zikwiriye abana b'Imana, imbuto zikwiriye abihannye, ukirinda mu buryo bwose kugira ngo Yesu azasange utariho ikizinga. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana rikugezeho rikubwira ngo wihane kandi wihangane, ukomeze ukore iby'Imana ishaka, kuko igihe kiri bugufi cyo kugira ngo Yesu agaruke gutwara itorero rye. Kandi mbabwira ngo wowe mwene data turi kumwe, wowe ukurikiye ijambo ry'Imana, ufite uruhare runini mu kugeza ubutumwa ku isi hose, ufite uruhare runini mu kwamamaza inkuru nziza yo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Imana rero iguha imbaraga, kandi Imana ibigukundishe. Mwene data, ntugahishe icyo wahawe, kandi ntugahishe ubutumwa bwiza, kuko nawe wabuherewe ubuntu, nawe wabubonye nta kiguzi. Rero ukwiriye kububwira n'abandi kugira ngo isi yose ibohorwe ku bwawe, kandi buri wese amenye ko yahamagawe, buri wese amenye ko akwiriye kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Bakundwa bavandimwe, nta gihugu, nta rurimi bitagomba kwamamaza Yesu Kristo. Buri mukristo wese asabwa kwamamaza umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ijambo ry'Imana rikwire ahantu hose, kandi rigere kuri bose. Bene data bavandimwe rero, ubutumwa bwiza ni ingenzi ku muntu wese wamenye Imana, ndetse n'abatarayimenya nabo bakeneye kumva ijambo ry'Imana, bakeneye gukorana n'Imana, bakeneye kumva ubutumwa bwiza. Ngo kandi ubutumwa bwiza bw'umwami buzigishwa ku isi yose. Mwene data muvandimwe, nta wundi uzigisha ubutumwa bwiza uretse wowe, kandi ngo ubwo butumwa bwiza buzaba ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Ni ikimenyetso kizerekanwa ahantu hose ko igihe cy'imperuka cyegereje, nibwo rero izahera ko ikaza, kuko umuntu wese azaba yarumvise, umuntu wese azaba yarabwiwe ubutumwa bwiza. Muvandimwe mwene data, ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana niryo ryatubatuye, ijambo ry'Imana niryo ritubohora. Niyo mpamvu dushaka kurivuga mu mahanga yose, akamenya iby'agakiza, akamenya iby'inkuru nziza z'umwami wacu Yesu Kristo. Nta gihugu na kimwe kidakwiriye kumva ubutumwa bwiza, kubera ko imperuka niza, cyangwa se kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzagera ahantu hose, nta na hamwe hazasigara ku isi, ahubwo buri wese akwiriye kwitegura, buri wese akwiriye kuba maso. Imana rero ishaka ko buri wese ahindukira akihana, akizera ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bureba umuntu wese uri ku isi, ubutumwa bwiza bureba umugabo, bureba umugore, bureba umusore ndetse n'umukobwa, kandi ubutumwa bwiza n'abana bato burabareba. Imana rero ikomeze itugirire neza, kuko ubutumwa bwiza nubwo umuntu wese uri ku isi, Imana ikomeze ibashyigikire. Bene data ndabakunda, ijambo ry'Imana niyemeje kujya ndibagezaho, kandi namwe muryumve muriho agaciro. Mwene data nkubwira ngo kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byanjye, kandi nkubwira ngo kora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byanjye kandi ubibonere ku gihe. Imana ibahe umugisha, mwandike muri komenti kugira ngo tujye tumenya ibyo tuganira. Imana ikomeze kubashyigikira. Shalom, shalom.